one day you suddenly become rich, ati umunsi umwe nuba umukire, you must remember these 10 things. ndashaka uzibuka bino bintu 10. 1. Icyambere, Don't tell anyone, ntuzagire umuntu ubwira ko wabonye amafaranga, including your family. yewe harimo n'umuryango wawe. 2. Icyakabiri, Paying off all your debts should be the first thing you do. ikintu cyambere ugomba gukora ukibona ayo mafaranga, kwishyura amadeni yawe yose. 3. Icyagatatu, If this money has already been transferred to your card, aya mafaranga numara kuyashyira kuri konti cyangwa ikarita yawe, don't rush to pull it out. ntuzihutire kuyakuraho, Put it in for 6 months first uzabanza uyarekereho nk'amezi 6 and generate interest. abanza byara inyungu. 4. Icyakane uzakora numara gukira, Don't buy or rent a high-end house immediately. ntuzagure cyangwa ngo ukodeshe inzu ihenze vuba byihuse. 5. Icyagatanu, Don't quit your job just yet. ntuzahite ubukira kuva mu kazi urimo, You must first generate other steady income streams. ahubwo ayo mafaranga uzayashyire kuri konti ka kazi wakoraga kabanza kukubyarira andi ku ruhande. 6. Icyagatandatu uzakora, Don't buy a car or ntuzagura imodoka luxury goods yet. cyangwa ngo ugure ibindi bintu bihenze. 7. Icyakarindwi, Don't partner in business with family, friends, or romantic partners. ati numara kubona amafaranga ntuzazane umukunzi, umuvandimwe cyangwa se abantu bo mu muryango bawe ngo mukorane. 8. Icyamunani, If you have children, niba unafite n'abana yewe, do everything in your power to prevent them from knowing you're ntuzatume umwana wawe amenya ko ukize, rich. azagume abona ari papa usanzwe. 9. Icyacyenda, Maintain the status quo. uzagume kwa kundi, Act like nothing has changed. uzakomeza ubeho nkaho nta cyahindutse, imyambarire igume kwa kundi, imyitwarire aho wasohokera gusohokere ahandi. 10. Muri make ntuzagire icyo uhindura ku buzima bwawe. Naho icyacumi, Cautious with big data and avoid uzakomeza utwara ubuzima uko bwagendaga, ntazagire umenya ibyawe n'ibijya mbere. Quotes. Aracyari Sankara da Premier wumva. voice.